Muraho neza abakunzi bacu barabadukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, aho tuje gukosora ikizami kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde ku manota hejuru kandi bitatugoye. Ese ni ukubera iki tuba tuje gukosora kino kizami kiba kimaze gukorwa? Nuko ibibazo biragaruka. Wakosora kino kizami kimwe kimaze gukorwa, wagerwaho mu kizami cyawe ukabona ibibazo 9 biragarutse byo mwa kino kizami kimwe umaze gukosora, ukabona ibibazo 10 biragarutse. Rero kugira ngo ujye mu kizami ukorere mwite utsinda ikintu ubusabwa ni ukubonera ku gihe kino kizami kiba kimaze gukorwa. Kugira ngo ikizami cyose rero kimaze gukorwa ujye uhita ukibonera ku gihe. Mbere y'uko ureba ino video ujya hasi umukara handitse ngo subscribe, ukahakanda. Iyo umaze kwakanda ikintu cyose nshyizeho aba ari icyagufasha ko wajya mu kizami ugakora rimwe uhita utsinda, ujya urahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizami kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, yaba ari amasomo ngenda bashyiriraho agenda bafasha kumva neza bino bibazo biba byabajijwe, yaba biriya bibazo nkunda gupostinga, ujya urahita ubibonera ku gihe wazagerwaho gukora rimwe ugahita utsindira. Ukanda subscribe mbere y'uko ureba ino video. Niba ukeneye kuzakora rimwe ugahita utsinda, ushaka kode uratwandikira cyangwa ukaduhamagara ni kuri 0789351626 tukagufasha kubona kode mu gihe gitoya aho waba urose mu gihugu. Tubwira ko ari ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka, tukabigufashamo ukabona kode mu gihe gitoya. Ukeneye kwiga uri kureba bitagukunda ngo uze twigane mu shuri, cyangwa se bitewe n'akazi ukora bitagukunda ngo uze twigane mu shuri, turakwigisha aho waba urose mu gihugu kandi wagerwaho ukazakora rimwe ugahita utsinda. Ikintu ukora uduha amasaha ubonekaho ku munsi akunogeye. Iyo ageze turaboneka twakwigisha. Tuba dufite amasomo ateguye neza, imyitozo myinshi tugendeye kwa bino bibazo bikunda kuza mu kizame. Ndakeka ko rero wamaze gufata agapapuro, ndakeka ko wamaze gufata agakaramu, ndakeka ko wamaze gukanda subscribe hasi. Reka dutanye n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ibibazo birakunda gukaruka, ni ingenzi ko wabonera ku gihe kino kizami kiba kimaze gukorwa. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo icyapa gisobanura iki? Ese kino cyapa uri kubona gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango bigizwe n'amabara abiri ariyo umutuku n'umweru. Kino cyapa rero gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Hano hari ibisubizo bine baba baduhaye kuri buri kibazo, ugahitamo kimwe cy'ukuri ukacyandika ku gapapuro. Irabanga isangano rifite ishusho ya ta. Beka ngo izira idakomeza. Sega ngo aho batelefonera. Deka babona igiso cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza uhitemo igiso cy'ukuri ucyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20 mwa kino kizami kiba kimaze gukorwa ari icya mbere. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndakeka ko igiso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro, n'igiso cy'ukuri nta kindi ni B. Kino cyapa gisobanura inzira idakomeza. Urabona ko yari inzira iri kugenda ni umweru, igeze imbere uri kubona ko basiribangishijeho ibara ry'umutuku. Bivuze ko iki cyapa inzira giteyeho mu ntangiriro ibidakomeza. Hari igihe bagira banakibaza mu buryo bw'amagambo bakakubaza ngo icyapa cyerekana ko inzira giteyeho mu ntangiriro idakomeza, ese kirangwa n'ibirango by'amabara asati. Uzahita uvuga ko kirangwa n'ibirango by'amabara abiri ariyo umweru n'umutuku. Aho ni igihe baza bakikubajije mu buryo bw'amagambo, ariko hano bari bagikubajije mu buryo bw'ishusho. Ibi byapa namaze kubakorera video yabyo, so kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, uyirebe iyo video y'ibyapa byo ku mihanda kugira ngo ikibazo cyose cyerekeye ku byapa cyere kujya kigugora. Ahasigaye ukande subscribe, wandike muri comment isomo riri ukeneye bitewe n'ibintu biri kukugora mu gihe uri gukosora kino kizame. Ahasigaye ninjya kiraho icyo kintu wansabye ujye uhita ukibonera ku gihe. Ukanda subscribe hasi, ni ibintu byoroshye. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo ibinyabiziga bikurikira bigomba kugira itara ry'ubururu imyatsa riboneka mu mpande zose. Ibihe binyabiziga? Arangwa ibinyabiziga bifite ubugari burenga metero 2 na santimetero 10. Mbega ngo ibinyabiziga bya polisi y'igihugu? Sega ngo ibinyabiziga ndakumirwa mu gihe kuri D bari kutubwira ngo ibisubizo byose ni ukuri. Niba ari bwo bwa mbere dukosora ni kizame, iyo bavuze ngo ibisubizo byose ni ukuri babashatse kuvuga ngo A iraba ari igiso cy'ukuri, B iba ari igiso cy'ukuri ndetse na C iba ari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndakeka ko igiso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hari igiso cy'ukuri nta kindi ni C.
ibinyabiziga ndakumirwa. Ndakeka ko mujya mubibona ko kuri za ambulance mujya mubona ko ho riratara ry'ubururu imyatsa riboneka mu mpande zose. Ni ukubera ko nayo iri mu binyabiziga ndakumirwa. Mbibutsa ko kode uzikeneye uranyandikiye cyangwa ukampamagara ukambwira akarere ushaka, itariki ushaka, n'isaha ushaka, n'uburyo ushaka kuzakoramo, yaba ari kuri mudasobwa cyangwa ku mpapuro, tukagufasha kubona kode mu gihe gitoya. N'iza kategori zirahari, mutwandikiye cyangwa muduhamagare ni kuri 0789 935 16 tubigufashemo. Tunagufasha kuba warotira uruhushya rw'agateganyo watsindiye. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo ibinyabiziga bihinga n'ibindi bikoresho byihariye bikoreshwa n'ibigo bipatana imirimo iyo bigenda mu nzira nyabagendwa igihe cya nijoro cyangwa bitewe n'uko ibihe bimeze bitagishoboka kubona neza muri metero 200 bishobora kugaragazwa inyuma n'amatara abiri atukura. Bipfa kuba bitarenza ibipimo bikurikira. Ntabwo biri gushoboka ko umuyobozi w'ikinyabiziga areba muri metero 200 bitewe n'iki? Bitewe n'ukuntu ibihe bimeze. Ni nk'igihe cy'izuba hari nk'umucucu, cyangwa se n'igihe cy'imvura hari nk'ibihu. Umuyobozi w'ikinyabiziga ntabwo ari kureba muri metero 200. Rero bino binyabiziga bishobora kugaragazwa inyuma n'amatara abiri atukura, ariko bipfa kuba bitarenze ibipimo bikurikira. Ibihe bipimo? Hano hari ibisubizo 4 baduhaye, urahitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. Areba ngo kutarenza umuvuduko wa kilometero 20 mu isaha. Beka ngo uburebure bwabyo habariwemo ibyo bitwaye bukaba butarengeje metero 6. Seka ngo uburebure ntarengwa ntiburenga metero 8. Deka ngo A na B nibyo bisubizo by'ukuri. A kutarenza umuvuduko wa kilometero 20 mu isaha, na B uburebure bwabyo habariwemo ibyo bitwaye bukaba butarengeje metero 6 bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Niko kuri D baba bashatse kuvuga. Ese hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari ikiye mwa bino bisubizo 4 baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Iso cy'ukuri cyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota ibuze kugira kuri 20. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizira ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Niso cy'ukuri nta kindi ni hano, iso cy'ukuri nta kindi ni D, A na B nibyo bisubizo by'ukuri. Ni ukuvuga ngo wari wahisemo A wayikoze ariko ntabwo baraguha amanota. Wari wahisemo B ni igiso cy'ukuri ariko nta manota baraguha. Uba ugomba guhitamo D, ivuga ko byombi biraba ari ibisubizo bya nyabyo. Wowe ndakeka ko namaze guhitamo D, ndakeka ko namaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 4 kirabaza ngo romoroki zifite ubugari ntarengwa bwa santimetero 80 ishobora gushyirwaho akagarurarumuri kamwe gusa iyo zikuruwe n'ibinyabiziga bikurikira. Iyo zikuruwe n'ibihe binyabiziga? A iravuga ngo volomoteri. B ngo ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande. C ngo amavatiri y'ifasi. D bakatubwira ngo nta kiso cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo 4 baduhaye? Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Igiso cy'ukuri cyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota turi buze kugira kuri 20. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni B, ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande. Hari igihe uzabona bagwaye ikibazo neza neza nk'iki ariko bone bahisemo ngo D ko nta giso cy'ukuri kirimo. Ese baba bahinduyemo iki? Kuri B bavuze ngo ipikipiki ifite akanyabiziga ku ruhande. Niba bavuga ngo ipikipiki ifite akanyabiziga ku ruhande uzahita uhitamo ko nta giso cy'ukuri kirimo, uzahitamo D. Niba bavuga ngo ipikipiki idafite uzahita uhitamo B, niyo azaba ari igisubizo cya nyacyo. Hano rero batubwiye ngo ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande, niyo mpamvu twahisemo B. Ariko niba bavuga ngo ifite uzahita uhitamo ko nta giso cy'ukuri kirimo. Murabizi hano dukosora ikizame turi kureba n'ibibazo bishamikiye ku kibazo tugezeho kugira ngo nibiramuka bije mu kizame urakora mu kanya uhita ubikora. Murabizi ibibazo biragaruka. Wakosora kino kizame kimwe wagerwaho mu kizame cyawe ukabona ibibazo 10 byo mwa kino kizame kimwe ukosoye biragarutse. Niyo mpamvu usigaye ubona gukora rimwe hamwe na Rwanda Driving College TV byabaye nk'umuco. Ikintu ubusabwa ni ukubonera ku gihe ikintu cyose mba nshyizeho kugira ngo ujye ukibonera ku gihe. Ukanda subscribe hasi hasi umukara handitse ngo subscribe. Ikintu cyose nshyizeho ukagera ukibonera ku gihe wagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Ikibazo cya 5 kikabaza ngo amatara maremare y'ibara ryera cyangwa y'umuhondo agomba nijoro igihe ijuru rikeye kumurika mu muhanda mu ntera ya metero 100 nibura imbere y'ikinyabiziga, ariko ku binyabiziga bifite moteri itarengeje santimetero kibe 125 iyo ntera igira ibipimo bikurikira. Ibihe bipimo? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Iso cy'ukuri
ucyandike ku gapapuro. aravuga ngo metero 200, B ngo metero 100, C ngo metero 85, D ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi igiso cy'ukuri ucyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndakeka ko igiso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro n'igiso cy'ukuri nta kindi ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. A ntabwo ari igiso cy'ukuri, B ntabwo ari igiso cy'ukuri, ndetse na C ntabwo ari igisubizo cyanyacyo. Ukeneye ko nkwigisha uri kure bitagukundira ngo uze twigane mu shuri cyangwa bitewe n'akazi ukora, uranyandike cyangwa ukamamagara kuri 0789 935 1626 ukama amasaha ubona akunogeye ubonekaho ku munsi. Yageze ndaboneka nkakwigisha. Tuba dufite amasomo ateguye neza, imyitozo myinshi tugendeye kwa bino bibazo bikunda kuza. Uri mu mujyi wa Kigali ho turakwigisha umunsi umwe turi kumwe, umunsi ukurikiye ukagenda ugakora kandi ugatsinda. Mutwandike cyangwa muduhamagare kuri izo nimero ni 0789 935 1626 tuze tukwigishe ahasigaye ukore rimwe. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Kino cyapa gifitiye ishusho. Ese wowe turi gukosorana kino kizame kino cyapa uri kubona gifitiye ishusho? Icyapa gifite ishusho ya mpande 3, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Kino cyapa gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Hano hari ibisubizo bine baduhaye. Arangwa iherezo ry'umuhanda w'ibyerekezo bibiri, B ngo iteme rinini kandi rirerire, C ngo ifungana ry'umuhanda, D ngo iherezo ry'iteme rifunganye. Ese kino cyapa gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igiso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni C. Kino cyapa gisobanura ngo ifungana ry'umuhanda. Urabona ko icyapa cya turebeye kwa bino birango, umuhanda watangiye ari mugari ugeze imbere urafungana. Haba uruhande rw'iburyo ruteza ifungana, yaba uruhande rw'ibumoso ruteza ifungana. Nibyo bita ifungana ry'umuhanda. Iyo aba ari iburyo honyine hateje ifungana ry'umuhanda twari kubyita ngo ni ifungana ry'umuhanda w'akayira gasatira umuhanda iburyo. Iyo aba ari ibumoso twari kuvuga ngo ni ifungana ry'umuhanda w'akayira gasatira umuhanda ibumoso. Ariko uri kubona ko haba iburyo haba ibumoso hateje ifungana ry'umuhanda, niyo mpamvu turabyita ifungana ry'umuhanda gusa nta kindi kintu turengejeho. Kino cyapa kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira, aho birangwa no kuba bifite ishusho ya mpande 3, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Genda ujye kureba iyo video y'ibyapa byo ku mihanda kugira ngo ikibazo cyose cyerekeye ku byapa kire kujya kikugora. Murabizi ibibazo biragaruka byo ku byapa, haba mu buryo bw'amagambo haba mu buryo bw'amashusho. Ikibazo cya 7 kikabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga cyikoreye ibintu bishobora gufata inkongi. Ni ikihe cyapa cyerekana ko ibyo atwaye biturika byafata inkongi? Murabizi biriya bimodoka bitwara ibintu bishobora gufata inkongi hari ibyapa bakunda gushyiraho. Ese ni ikihe cyapa bashobora gushyira kwa biriya bimodoka cyerekana ko ibyo atwaye biturika byafata inkongi? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, urahitamo igiso cy'ukuri kimwe ucyandike ku gapapuro. A ni icyapa cyanditsemo amagambo y'icyongereza avuga ngo long vehicle. Ni mu ndimi z'amahanga, mu kinyarwanda bisobanuye ngo ikinyabiziga kirekire. Icyapa cyo kuri B nacyo uri kukibona gifite ishusho y'urukiramende, kikagira amabara menshi. Ndi kubonaho umukara, umutuku, umuhondo, umweru. Ukabona na kino cyapa cyo kuri C gifite ishusho ya mpande 3, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Hakaza na kino cyapa cyo kuri D. Ese mwa bino byapa bine baduhaye ni cyo bashyira kwa kiriya kimodoka kiba gitwaye ibintu biturika byafata inkongi? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndakeka ko igiso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Igiso cy'ukuri nta kindi ni B. Kino cyapa cyo kuri B ni cyo bashyira kwa biriya bimodoka biba bitwaye ibintu bishobora gufata inkongi. Uri kubona ko gifite ikirango cy'umuriro, bisobanuye ko ibintu gitwaye bishobora gufata inkongi. Muzajya mubibona ko biriya bimodoka bikunda gutwara ama essence. Ndakeka ko namaze guhitamo B. Ndakeka ko namaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo wakoze impanuka yo mu muhanda, ni cyo cyangombwa polisi ishobora kugusaba kucyerekana. Niba ukoze impanuka barareba nese ni impanuka cyangwa nuko atarazi no gutwara, barakubaza ibyangombwa runaka. Barakubaza ikihe? Arangwa icyemezo cyiyandikwa cy'ikinyabiziga.
mbega ngo uruhushya rwa burundu rwo gutwara ikinyabiziga. Sega ngo uruhushya rw'agateganyo, mbega ngo imikorere y'ikinyabiziga. Ese ukoze impanuka yo mu muhanda, ni ikihe cyangombwa polisi ishobora gusaba kucyerekana? Itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Isomo ukuri cyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20 mwa kino kizami kiba gikozwe ari icya mbere. Ndakeka ko isomo ukuri bamaze kugihitamo, ndakeka ko isomo cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro. N'isomo ukuri nta kindi ni hano, isomo ukuri nta kindi ni B, uruhushya rwa burundu rwo gutwara ikinyabiziga. Mwebwe mu ndimi z'amahanga nibyo mwita ngo ni perime, bagusaba perime, bagusaba kwerekana perime. Rero mu kinyarwanda cyiza ni uruhushya rwa burundu rwo gutwara ikinyabiziga. Ndakeka ko aramuze guhitamo B, ndakeka ko aramuze kuyandika ku papuro. Niba utari wahisemo nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya, ndizera ko urahita ugikora. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 9 kirabaza ngo amatara y'urugendo mu gihe cy'ibihu. Amatara y'urugendo mu gihe cy'ibihu areba ngo ni meza kuko atuma ureba kure. Mbega ngo ni mabi kuko arakugarukira akaguhuma amaso. Se akavuga ikavuga ngo kwizeza ko abandi bakubona. Mbega ngo nayiso cy'ukuri kirimo. Ese amatara y'urugendo mu gihe cy'ibihu, hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Iso cy'ukuri cyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndakeka ko iso cy'ukuri bamaze kugihitamo, ndakeka ko iso cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni C, ni mabi kuko aragugarukira akaguhuma amaso. Amatara y'urugendo mu gihe cy'ibihu ni mabi kuko arakugarukira akaguhuma amaso. Ndakeka ko aramuze guhitamo C, ndakeka ko aramuze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo iki, kikabaza ngo gutwara uzungazunga mu muhanda ara ngo ni bibi ku kinyabiziga cy'imitende ibiri. Mbega ngo ni bibi igihe cyose. Sega ngo ni bibi ku kinyabiziga cy'imitende 4. Ndeka ngo nayiso cy'ukuri kirimo, ubwo A ikaba atari iso cy'ukuri, B ikaba atari iso cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cyanya cyuri gutwara ikinyabiziga mu muhanda mu nzira nyabagendwa uri kugenda uri kuzungazunga. Ese hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Iso cy'ukuri cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndakeka ko iso cy'ukuri bamaze kugihitamo, ndakeka ko iso cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni B, ni bibi igihe cyose. Niba wari utwaye ikinyabiziga mu muhanda, ikinyabiziga icyo ari cyo cyose, wenda dutangwe nk'urugero, umuntu agiye kukudepasiriza ibumoso, agiye kukunyuraho, murabizi kunyuranaho bikorerwa ibumoso, yaba agiye kukunyuraho ugahita uzungazunga ukamusanga ibumoso ukabura mugonze. Kugenda uzungazunga ni bibi igihe cyose kuko byaguteza ibyago. Ibi byago haba harimo n'ibyo kubura ubuzima, niyo mpamvu muba mugomba kwitonda. Ndakeka ko aramuze guhitamo B, ndakeka ko aramuze kuyandika ku papuro. Ukeneye gukora rimwe ugahita utsinda ikintu ubusabwa, ukanda subscribe aho hasi, ikintu cyose nshyizeho ukajya urahita ukibonera ku gihe kugira ngo nugerwaho uzakore rimwe uhita utsinda. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo ni ryari amatara ndangacyerekezo agomba kugaragazwa ku bandi bakoresha umuhanda. Mwebwe mubyita ngo ni ibinyoteri. Ni ryari rero? Hano ibisubizo bine baduhaye. Arangwa igihe gusa ari ngombwa amenyesha ibindi binyabiziga bimukurikiye. Mbega ngo igihe gusa ari ngombwa kuburira abandi bayobozi bava mu kindi cyerekezo. Sega ngo mu gihe gikwiye ushaka kumenyesha abandi bakoresha umuhanda icyo ugiye gukora. D ikavuga ngo kiretse hari ibimenyetso byo mu muhanda byerekana icyerekezo cyawe. Ese hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Iso cy'ukuri cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20 mwa kino kizame kiba kimaze gukorwa ari icya mbere. Ndakeka ko iso cy'ukuri bamaze kugihitamo, ndakeka ko iso cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni C, abari mu gihe gikwiye ushaka kumenyesha abandi bakoresha umuhanda icyo ugiye gukora. Waba ugiye nko guhagarara ugahita ukoresha ano matara ndangacyerekezo, waba ugiye nko gukata ugahita uyakoresha, waba ugiye wenda gufata feri, waba ugiye kudepasa, ibyo byose ukajya urayakoresha mu gihe gikwiye kugira ngo umenyeshe abandi bari gukoresha umuhanda, ubwo abandi bayobozi b'ibinyabiziga icyo ugiye gukora. Ndakeka ko aramuze guhitamo C, ndakeka ko aramuze kuyandika ku papuro. Utari wahisemo ndizera ko nikiramuka kije mu kizamura akora urahita ugikora. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo gutinda gutanga ibimenyetso ku muyobozi w'ikinyabiziga ni gute bibangamira abandi bakoresha umuhanda. Hano ibisubizo bine baduhaye. Areba ngo bigira ingaruka gusa ku baturuka mu kindi cyerekezo. Mbega ngo
bishobora gutuma batabona igihe gihagije cyo gushyira mu bikorwa icyo wamenyeshejwe. Sega ngo baba bafite igihe gihagije cyo gushyira mu bikorwa icyo wabamenyeshejwe, ndeka ngo ntacyo bibangamiraho. Ese hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndakeka ko igiso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni B. Bishobora gutuma batabona igihe gihagije cyo gushyira mu bikorwa ibyo yamenyeshejwe. Hano batubwiye ngo iki rero? Hano batubwiye ngo gutinda gutanga ikimenyetso ku muyobozi w'ikinyabiziga ni gute bibangamira abandi bakoresha umuhanda. Niba ugiye guhagarara ugatinda kwerekana ko ugiye guhagarara, niba ugiye gukata ugatinda kwerekana ko ugiye gukata, ese ni gute bishobora kubangamira abandi bayobozi b'ibinyabiziga bari gukoresha umuhanda? Hano rero ndakeka ko haramuzwe guhitamo igiso cy'ukuri ari cyo B. Biba bishobora gutuma batabona igihe gihagije cyo gushyira mu bikorwa icyo amenyeshejwe. Ukamutungura ugahita uhagarara ugatinda kwerekana ko ugiye guhagarara, ahita aza akakugonga akaba aguteje ibyago. Bino byago barimo n'ibyo kubura ubuzima. Niyo mpamvu muba mugomba kwitonda. Ndakeka ko haramuzwe guhitamo B. Ndakeka ko haramuzwe kwandika ku papuro. Utari wahisemo ndizera ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Murabizi ibibazo biragaruka. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 13 kirabaza ngo ugeza ahari inzira y'abanyamaguru barindiriye kwambuka, ntibatangiye kwambuka, wakora iki? Ugeze hariya abanyamaguru bambukira ugasanga barahagaze barindiriye kwambuka ariko ntibari batangira kwambuka, ese uri umuyobozi w'ikinyabiziga wakora iki? Hano hari ibisubizo bine baba baduhaye, ugahitamo kimwe cy'ukuri ukacyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ariho ngo kuvuza ihoni, beka ngo kwihangana ugategereza, sega ngo gukomeza, deka ngo nta giso cy'ukuri. Ese hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Igiso cy'ukuri cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ese hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndakeka ko igiso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Igiso cy'ukuri nta kindi ni B. Ugomba kwihangana ugategereza. Kuvuza ihoni oya, kwihangana ugategereza, gukomeza cyangwa nta giso cy'ukuri kirimo. Ugomba kwihangana ugategereza kuko baba barindiriye kwambuka. Ndakeka ko haramuzwe guhitamo B. Ndakeka ko haramuzwe kwandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 14 kibaza ngo iki? Kirabaza ngo igihe utwaye umuntu mu kinyabiziga cyawe akibagirwa kwambara umukandara wo kwirinda ibyago, ese wakora iki nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? Hano hari ibisubizo bine baduhaye. Ariho ngo gukuramo umukandara wo kwirinda ibyago wambaye mukawambara mwembi, beka ngo kubyirengagiza wizeye ko nta mpanuka muri bukore, sega ngo funga cyane umukandara wo kwirinda ibyago wawe, ndeka ngo kubibutsa kwambara umukandara wo kwirinda ibyago. Ese uba wakora iki utwaye umuntu ariko akibagirwa kwambara umukandara wo kwirinda ibyago? Iriya mikandara iba iri mu binyabiziga ndakeka ko muyizi, aba ariyo kurinda ibyago. None uba wakora iki? Itegereze neza mwa bino bisubizo bine baduhaye, itemo kimwe cy'ukuri ucyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndakeka ko igiso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni D. Ugomba kubibutsa kwambara umukandara wo kwirinda ibyago. A ntiyaba igisubizo cy'ukuri. Ngo gukuramo umukandara wo kwirinda ibyago wambaye mukawambara mwembi, ibyo bintu ntabwo bibaho. Beka ngo kubyirengagiza wizeye ko nta mpanuka muri bukore, yitwa impanuka kubera ko nyine ntabwo uba witeze ko yaba, niyo mpamvu utabyirengagiza. Sefunga umukandara cyane wo kwirinda ibyago wawe oya, aho ngaho waba wikunze, ahubwo ugomba kwibutsa ukamubwira ati ambara umukandara, dore ntabwo wambaye umukandara, ambara umukandara wo kwirinda ibyago wawe, ukabibutsa. Ndakeka ko haramuzwe guhitamo D. Ndakeka ko haramuzwe kwandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 15 kirabaza ngo iyo harimo indi myanya birabujijwe gutwara ku ntebe y'imbere y'imodoka abana badafite imyaka ikurikira. Iyihe myaka? Ariho ngo imyaka 10, beka ngo imyaka 12, seka ngo imyaka 7, deka ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ubwo A ikaba atari igiso cy'ukuri, B ikaba atari igiso cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugihitamo.
ndakeka ko iso cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni B. Imyaka 12. Murabizi hari imyaka umwana ageramo agakubagana ku buryo utamwicaza ku ntebe y'imbere y'ikinyabiziga. Rero umwana udafite imyaka hejuru ya 12, kuva kuri 12 kuzamura, ntabwo aba yemerewe kwicara kuri iriya ntebe yegeranye n'iyo umuyobozi w'ikinyabiziga barimo. Ndakeka ko aramaze guhitamo B. Ndakeka ko aramaze kuyandika ku papuro. Utari wahisemo ndizera ko nikiramuka kije mu kizame urakora mu kanya urahita ugikora. Murabizi ibibazo biragaruka, niyo mpamvu tuba tuje gukosora kino kizame kiba kimaze gukorwa. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo iyo ikinyabiziga kitagikora cyangwa cyoherejwe mu mahanga burundu, ibyapa ndanga bigomba gukurwaho bikoherezwa mu biro by'imisoro. Ibyo bikorwa mu gihe kingana gute? Aravuga ngo ibyumweru 2, B cyangwa amezi 2, C cyangwa ukwezi kumwe, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanye cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Hari ikintu kibaye ku kinyabiziga cyawe bikaba ngombwa ko wenda bahindura ibintu byerekeranye n'ikinyabiziga cyawe, cyangwa se ikinyabiziga cyawe kikaba cyoherejwe mu mahanga, cyangwa se ikinyabiziga cyawe kikaba kitagikora. Rero ukuraho biriya byapa ndanga biranga ikinyabiziga ukabyohereza mu biro by'imisoro. Ibyo none bikorwa mu gihe kingana gute? Hano ndakeka ko bamaze guhitamo iso cy'ukuri. Hano ndakeka ko iso cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni hano, iso cy'ukuri nta kindi ni B. Ibyo bikorwa mu mezi 2. Naho iyo bakomeje ngo ikintu cyatuma hahindurwa ibyanditse bireba nyiri karita, ibyo byo bikorwa mu minsi 8. Ndakeka ko uzajya umenya gutandukanya bino bibazo byombi. Kino cyabazaga ngo ikinyabiziga kitagikora cyangwa cyarohejwe mu mahanga, ibyo byapa ndanga by'ikinyabiziga bikurwa bikorezwa mu biro by'imisoro bigakorwa mu mezi 2. Naho iyo hari ikintu gitumye bahindura ibintu biranga nyiri ikinyabiziga, byo bikorwa mu gihe cy'iminsi 8. Ndakeka ko utazabyitiranya bino bibazo uko ari 2. Ndakeka ko baramaze guhitamo B hariya. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo nijoro igijuru rike itara ribonesha icyapa kiranga nimero y'ikinyabiziga rigomba gutuma zisomerwa nibura mu ntera ikurikira. Hano bavuze ngo icyapa kiranga nimero y'ikinyabiziga mu ndimi z'amahanga niyo byo mwitwa plaque. Ririya tara rero ribonesha kino cyapa kiranga nimero y'ikinyabiziga rigomba kuba rituma wasoma ziriya nimero ziri kwa kiriya cyapa nibura uri mu ntera runaka. Iyihe ntera? Ari mu metero 150 ukaba wasoma iriya nimero y'ikinyabiziga. B ngo metero 50, C ngo metero 20, D ngo metero 10. Hano urabona ikibazo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ese urusobanukiwe ukuntu kino kibazo kibaza? Kwa kundi ubona ikinyabiziga kiguciyeho ukaba wasoma iriya nimero iba yanditse kuri plaque, ukaba wasoma wenda ni LAE 200Q, ukaba wabisoma. Ese uba wabisomera mu ntera ingana iki? Ririya tara ribonesha kiriya cyapa riba ryatuma uzisomera ziriya nimero ziranga ikinyabiziga mu ntera ingana iki? Ndakeka ko hano bamaze guhitamo izo cy'ukuri. Ndakeka ko bamaze kucyandika ku papuro. Izo cy'ukuri nta kindi ni C, nibura muri metero 20 ukaba wayisoma. Ndakeka ko bamaze guhitamo C. Ndakeka ko bamaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo ibyapa byerekana icyago kidahoraho kandi bigenewe kwerekana aho bagana kandi aho berekeza umuhanda nk'igihe cy'impanuka cyangwa hari imirimo ikorwa mu muhanda birangwa n'amabara akurikira. Aya mabara areba mu mweru n'umukara, B ngo umweru n'umuhondo, C ngo ubuso bw'umweru gusa, D ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona ikibazo cy'ukuri cyanya cyari ikihe? Ibyapa byerekana icyago kidahoraho, habaye nk'impanuka ikimodoka kigwa mu muhanda kirawufunga, biba ngombwa ko bawuyobya bakerekana aho mugomba gukana mukikiye. Cyangwa se ni nk'igihe cy'imvura hacitse inkwangu igwa mu muhanda, icyo ari icyago kidahora kuko ntabwo imodoka zihora ziri kuhagwa, ntabwo izo nkangu ziri kuhacikira. Nibyo bita ngo icyago kidahoraho. None ibyo byapa berekana aho byerekana aho bagomba kwerekeza. Ese
nk'igihe cy'impanuka cyangwa hari indi mirimo iri gukorwa mu muhanda birangwa n'amabara asatu. Ubwo ugiye kumbwira amabara ariko ibyo byapa isaba asatu. Hano isoko y'ukuri rero nta kindi n'ide nta isoko y'ukuri kirimo, kuko ibyo byapa biba bigomba kuba ari ibyapa bitegeka, bakakubwira ati ugomba gukikira bitegetswe uciye aha. Kandi ibyapa bitegeka birangwa no kuba bifite amabara abiri ariyo umweru n'ubururu. Hano hari umweru n'ubururu ubonyemo oya, niyo mpamvu nta gisoko cy'ukuri kirimo. Iyo atari ibyapa bitegeka aba ari ibyapa biranga. Kandi na kiriya cyapa kiranga cyanditsemo ngo deviation cyangwa deviation mu cyongereza nacyo kiba gifite amabara abiri ariyo ubururu n'umweru. Rero hano nta bururu n'umweru birimo, niyo mpamvu duhisemo ko nta gisoko cy'ukuri kirimo. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo nijoro amatara yo kubisikana y'ibara ryera cyangwa ry'umuhondo agomba igihe ijoro rikeye kumurika mu muhanda nibura mu ntera ikurikira. Mu ntera ingana iki? Ari ngo metero 100, mbega ngo metero 50, sega ngo metero 40, deka ngo nta gisoko cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona isoko cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegeze neza rero usubizanye ubwitonzi isoko cy'ukuri cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota turi buze kugira kuri 20. Ndakeka ko isoko cy'ukuri amaze kugihitamo, ndakeka ko isoko cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Isoko cy'ukuri nta kindi ni C, abari muri metero 40. Hano matara yo kubisikana y'ibara ryera cyangwa y'umuhondo agomba nijoro ijuru rikeye kumurika mu muhanda nibura mu ntera ikurikira intera ya metero 40. Iyo bavuze ngo igihe ijuru rikeye ntagaruka ngo ni mu rukerera. Hari umuntu wambwiye ngo we yagiraga ngo ni mu rukerera. Oya, ashobora kuba ari na saa sita z'ijoro ariko hakaba nta gicu kibuditse gihari, nabyo babyita ko ari ijuru rikeye. Ikibazo cya 20 nacyo cya nyuma cyabajwe uyu munsi kirabaza ngo ikintu cyose cyatuma hahindurwa ibyanditse bireba nyiri karita cyangwa biranga ikinyabiziga kigomba kumenyeshwa ibiro by'umusoro haba mu magambo cyangwa mu baruwa ishinganye. Ibyo bikorwa mu gihe kingana gute? Araba ngo mu mezi 2, mbeka ngo mu kwezi kumwe, seka ngo mu minsi 15, deka vuga ngo deka ngo nta gisoko cy'ukuri kirimo. Hano urabona isoko cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndakeka ko isoko cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko isoko cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Utari wagihisemo uba ugomba kubahagaritse video kugira ngo wizere ko amanota ugeze kuri 20 ariyo wari kugira mwa kino kizame iyo aba ari wowe umaze kugikora. Ndakeka ko wowe wamaze guhitamo isoko cy'ukuri, ndakeka ko amaze kucyandika ku papuro. Isoko cy'ukuri nta kindi ni dena isoko cy'ukuri kirimo. Ibi nibyo nakubwiraga. Hari ikibazo nagezeho cyerekeranye n'ibiro by'imisoro, ndakubwira ngo twari twabonye cyo bari bavuze ngo ni amezi 2, ariko hano tuvuze ko nta gisoko cy'ukuri kirimo. Ikintu cyose cyatuma hahindurwa ibyanditse bireba nyiri karita cyangwa biranga ikinyabiziga kigomba kumenyeshwa ibiro by'umusoro haba mu magambo cyangwa mu baruwa ishinganye. Ibyo bikorwa mu gihe cy'iminsi 8. Nari maze kubivuga ruguru, ntabwo nari nzi ko kino kibazo cyajemo, niyo mpamvu nari nabivuzeho. Biba bigomba gukorwa mu minsi 8. Niyo mpamvu hano ubonye ko nta minsi 8 irimo, niyo mpamvu duhisemo ko nta gisoko cy'ukuri kirimo. Ariko kino kibazo gitandukanye na cya kindi twakosoye, ko hari aho bavuze ngo ikinyabiziga kitagikora cyangwa cyaroherejwe mu mahanga, ariko hano ho namwe muri kureba ukuntu babivuze. Niyo mpamvu hano duhisemo ko nta gisoko cy'ukuri kirimo, niyo mpamvu tucyanditse ku papuro. Ndizera ko kino kizame dukosoye ari ikintu kigufashije. Ukeneye gukora rimwe ugahita utsinda, jyaho hasi ukande subscribe. Ikintu cyose nkizeho ujye uhita ukibonera ku gihe nugerwa uzakore rimwe uhita utsinda. Ukeneye kode twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 078 935 16 26 ngufashe kubona kode ahantu hose waba uri mu gihugu. Ukeneye kwiga twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 078 935 16 26 tubigufashemo. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza.